Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeje gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 4 Mata mwaka wa 2025 ku wa gatanu iragira iti ntukave mu gakiza. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 45 mu ndirimbo zo gushimisha yiti ndagushaka mwami Yesu, ntabwo nakwishoboza. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagushaka mwami Yesu, aho ndi muri iyi si, mu muvumbi no ku zuba, mu bimbabaza byose. Ndagushaka mwami Yesu, ndagushaka aho hose uzajya unyobora. Ngeze kuri wa mugezi, uzamfashe mwambuke. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice ni 2, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 4. Twamagambo aravuga ngo kutirengagiza ku gakiza gakomeye. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise? Imana ifatanije nabo guhamya ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye n'uburyo bwinshi n'impano z'Umwuka Wera zagabwe nk'uko yabishatse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari umugani ugira uti, uwambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera. Abakristo benshi ntabwo bamenya agaciro k'agakiza. Iyo bakiri mu gakiza bibwira ko ari ibintu bisanzwe byoroshye byabonwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi hari benshi bifuza kukabona, bifuza imbaraga zo gukizwa bakazibura. Nyamara uwazibonye akagakerensa kugira ngo umenye uburemere bwako n'igihe ugize ingorane, uguye ukava mu byizerwa, kugira ngo uzongere ubone imbaraga zikakugaruramo cyangwa se zikagusubizamo, birahenda cyane. Umwanditsi w'Abaheburayo adukangurira kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Ati nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nta muntu ubona amahoro iyo avuye mu byizerwa, bene data. Icyo bikoze yagerageza kwihesha amahoro, ariko mu mutima we burya abazi ko ari ibibazo, abazi ko yatsinzwe ku rugamba. Ni ngombwa ko yemera ko yatsinzwe, akaba yasaba imbabazi, aho kwihagararaho akagarukira umuremyi we, nawe akamugirira imbabazi, kuko nawe iteka aba yiteguye kumubabarira no kumuha imbaraga zo kutongera gukora ibyaha. Umukiranutsi w'Imana naho yagwa, mwene data, ntabwo azigera arambarara. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu turasabye imbaraga, dusabye imbaraga zo kunesha abaguye, ubabyutse, abasubiye inyuma ubagarure mwami Yesu Kristo. Ndabasengeye kugira ngo babashe kugaruka, ubahe imbaraga zo kubyuka. Umukiranutsi wawe naho ngo yagwa ntazigera arambarara. Abarambaraye babyutse, abasinziriye bakangure, bongere bagaruke mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom. Ndabakunda.